Ndabasuje nanone mbahaye ikaze. Aka kanya ndashaka ko tuganira ku rugendo rw'iterambere rya Pi Network binyuze mu cyerekezo cyitwa Pi Network Product Design Workshop, kigaragaza intambwe zose z'ingenzi umushinga wa Web3 unyuramo uva ku gitekerezo kugera ku gutangizwa ku mugaragaro. Iyi foto tubona muri screen zacu si ishusho isanzwe, ahubwo ni isomo rikomeye rigaragaza uko Pi Network yubaka ejo hazaza h'ikoranabuhanga rishingiye ku muryango, ku bwigenge no ku guhanga udushya. Iyo turebye neza iyi shusho tubona amagambo 5 akurikiranye ariyo idea, igitekerezo nicyo kibanza ubundi umushinga wari wose, hakaza design, hakaza prototype, hakaza build ndetse na launch. Buri jambo muri aya ngaya 5 rikaba rihagarariye icyiciro cy'ingenzi mu rugendo rwo guhanga igicuruzwa gifite agaciro mu isi ya Web3. Muri Pi Network igitekerezo ntikivukira mu mitwe y'abantu bake bafite ububasha, ahubwo kivukira mu muryango w'abapioneer ku isi hose aho waba uri hose. Abakoresha Pi Network nibo batanga ibitekerezo, bagaragaza ibibazo bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi, bityo bigahinduka amahirwe yo kubaka ibisubizo bifatika. Ibi bitandukanye cyane na system gakondo, aho igitekerezo usanga gituruka hejuru mu nzego zo hejuru za projet kikamanuka hasi. Muri Pi Network aho igitekerezo kizamuka kiva hasi kikagera hejuru. Bigaragaza imiyoborere ishingiye ku muryango n'ubwigenge nyabwo. Intambwe ya idea ituma Pi Network ihora ifite ibisubizo byubakiye ku bibazo nyakuri by'abantu, atari ku nyungu z'abantu bake. Nyuma y'igitekerezo rero haza ikindi cyiciro ari cyo design. Aha ni igitekerezo gihindurwa isura, kigahabwa imiterere isobanutse, nanone kigatekerezwaho mu buryo bw'imikoreshereze, umutekano ndetse n'uburyo cyakirwa n'abakoresha Pi. Aha Pi Network ishyira imbere igishushanyo cyoroshye gikoreshwa na buri wese, yaba ufite ubumenyi bukomeye mu ikoranabuhanga cyangwa utabufite. Ibi ni ingenzi cyane kuko intego ya Pi Network ubundi ni ugushyira ikoranabuhanga rya Web3 mu biganza bya buri muntu, cyane cyane rubanda ruciriritse, bitari itsinda ritoya cyangwa ba bantu b'aba elite. Design ya Pi ntabwo iba ari iyo kureba gusa, ahubwo ibigamije gukemura ikibazo kirimo koroshya imikoreshereze no kongera icyizere cy'abakoresha Pi. Iyo design rero imaze gutegurwa neza, haza icyiciro cya prototype. Aha ni igitekerezo cyerekana niba gishobora gukora koko mu buzima busanzwe. Prototype ni igeragezwa rya mbere, aho abadeveloper ba Pi Network bafata design bakayishyira mu ikoranabuhanga rikora. Nubwo ryaba ritaratungana neza, ariko baba bagomba kubikora. Muri iki cyiciro Pi Network yifashisha cyane umuryango wayo. Abapioneer bakagerageza prototype, bagatanga ibitekerezo, bakagaragaza ibitagenda n'ibikwiye kunozwa. Ibi bituma rero habaho kunoza igicuruzwa hakiri kare, cyangwa se umushinga niba ari DAP ikanozwa hakiri kare mbere y'uko yajya ku rwego runini. Prototype igaragaza imbaraga za Pi Network mu gukorana n'umuryango wayo no kwemera ko ikoranabuhanga rikura binyuze mu makosa ndetse no mu kwiga. Nyuma ya prototype haza icyiciro cya build, aho icyo cyiciro cyo kubaka igicuruzwa nyacyo. Aha niho abadeveloper bashyira imbaraga mu kubaka system ikomeye, ifite umutekano, ishobora kwakira abayikoresha benshi, kandi nanone system ikora neza mu bihe byose. Pi Network yubaka ibikorwa remezo byayishingiye ku ikoranabuhanga rya decentralized. Bivuze ko nta kigo kimwe cyangwa umuntu umwe ugenzura byose. Ibi rero bituma system ikomera, igashobora kwihanganira ihungabana ry'imbere cyangwa iryo hanze.
icyiciro cya build nicyo gituma Pi network igaragara nk'urutonde rukomeye muri ecosystem ya Web3. Icyiciro cya build nicyo gituma Pi network igaragara nk'urutonde rukomeye muri ecosystem ya Web3, rushobora gukomeza gukora n'iyo haba hari ibibazo bya politiki, ubukungu cyangwa system gakondo zihagarara. Iyo build rero imaze kugera ku rwego rushimishije, haza icyiciro cya nyuma aricyo launch. Iyi ni intambwe yo gushyira igicuruzwa ku mugaragaro kigatangira gukoreshwa ku rwego runini n'abapioneer n'abandi bakoresha Pi. Ariko muri Pi network launch ntiba ari iherezo, ahubwo iba ari intangiriro y'indi ntambwe nshya yo gukura. Igicuruzwa iyo DApp imaze gutangizwa, umuryango ukomeza gutanga ibitekerezo, hagakorwa updates, hagashyirwamo udushya. Ibi bigatuma Pi network ikomeza kugendana n'ibihe. Launch ya Pi network igaragaza ko ikoranabuhanga rishingiye ku muryango rishobora gukura gahoro gahoro, ariko nanone rikajya ku rwego rukomeye kandi rufite agaciro karambye, kazakora kandi kazahoraho, kandi kakazakomeza kuzamuka uko buzagenda bwira bukanacya. Iyi foto rero twifashishije muri iki kiganiro cya Pi network mu by'ukuri igaragaza Pi Product Design Workshop, itwereka ko Pi network itubakiye ku magambo gusa, ahubwo yubakiye ku nzira isobanutse, ifite intambwe zikurikirana kandi zifite intego. Nanone igaragaza ko iterambere rya Web3 ritagomba kuba irya bake, ahubwo rigomba kuba irya bose. Ahangaha Pi network yerekana ko iyo abantu bahujwe n'igitekerezo kimwe, bagahabwa ijambo, bagahabwa n'umwanya, bagahabwa byose birimo n'ikoranabuhanga twabonye Pi App Studio, bagahabwa n'ububasha bwo kugerageza ndetse no guhanga, bashobora kubaka system ikomeye kandi ishobora guhindura uko isi ibona ikoranabuhanga n'imari. Muri rusange Pi network ntabwo ari ikintu cyahurudutse ngo kize gutyo gusa, ahubwo ni ikoranabuhanga ryaje ryegera rubanda. Ni imari ya Web3, ni cryptocurrency yaje mu ntoki z'abantu batari bazi amafaranga y'ikoranabuhanga ngo ni ibiki, kandi Pi network ikagena ko bagomba kubigiramo uruhare, nabo bakabigiramo inyungu, bakamenya n'uburyo ubukungu bugezweho buvuka bukubakwa. Iri ni isomo ryerekana ko iterambere rirambye rituruka ku gitekerezo cyiza, kigahabwa design iboneye, kikageragezwa neza, kikubakwa ku musingi ukomeye, hanyuma kigatangizwa mu buryo butekanye kandi bufunguye. Pi network ahangaha ni urugendo, si igikorwa cy'igihe gito, kandi iyi foto dufite muri screen z'ikiganiro ni ikimenyetso cy'uko urwo rugendo ruri mu murongo mwiza, kubera ko abajoininze iyi projet, abapioneer basanzwe, nibo bagira uruhare mu gutera intambwe, mu gutuma urugendo ruva ahantu hamwe rukagera ahandi. Projet itangira muri 2019 ubwo ari mu kwa gatatu tariki ya 14 kuri Pi Day, nibwo yabaye launched mu buryo bugaragara. Abantu batangira kwihanahana, waba ufite inshuti, waba ufite umukunzi, waba ufite umunyamuryango wawe, umuntu muziranye, wabashije gusobanukirwa, ukamusobanura uko bimeze, ukamuha link akinjira. Uko guhanahana Pi abantu bagatangira bakamayininga, nibyo byatumye Pi network ibigeze kuri urwego. Twamayininze umwaka, hafi ku myaka 2 nibwo hatangiye KYC, enclosed mainnet iratangira, abantu batangira gukora gucuruza mu buryo bwa bartering, mu buryo buri lokali, kugeza igihe muri 2025 mu kwa kabiri noneho open network yagiye hanze, Picoin igatangira ikagaragara kuri zimwe muri exchange. Dutangira no kubona amadapps menshi, kugeza igihe menshi tuyabonye ageze mu cyiciro cya mainnet. Nibyo koko imyaka 7 ntabwo ari mike, kuko igiye kuzura ejo bundi mu kwa gatatu, ariko nanone ikintu gikomeye
gisaba igihe kikubakwa kigakomera kugira ngo kizagira akamaro umusaruro w'abantu bakimenye bakakigana. Nirwo rugendo rero kandi rugeze ahantu hashimishije heza. Icyo twebwe dusabwa ni ukwihangana, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukurinda ibyo twavunikiye muri iyi myaka yose ishize ku buryo payi twamayininze zitatuvaho, ubundi tugahumurizanya tugatekereza open mainnet nayo ntabwo izatinda.